Ikaze kuri Hospitality TV Rwanda, tubashimira kuba mudukurikira. Tugiye kurebera hamwe uburyo watunganya imiteja mbere y'uko uyiteka. Uvuye mu isoko, uvuye kugura imiteja yawe nk'uko tuyibona hano, hari imirimo y'ingenzi uba ugomba kumanza kuyikorera. Icya mbere ni ukubanza kuyicuma ugakuraho turiya dutwe. Uburyo bwa mbere udukuzaho intoki, ukagenda uducamo kuriya, ukuraho n'utuntu tw'udushishwa tuba turiho tugendana n'imitwe yatwo. Hanyuma ukagenda uyicuma neza, urabona nka kuriya, ukagenda uyicuma. Warangiza kuyicuma mu buryo bwa mbere nyine bwo gukoresha intoki, ni kuriya mu buryo bwa mbere bwo gukoresha intoki. Urabona ukoresheje intoki turabirangije, ukayikuraho imitwe hepfo no haraguru kuriya nk'uko turi kubibona. Hanyuma warangiza uburyo bwa kabiri, ufata imiteja yawe ukayiringaniza neza ku mutwe hejuru. Wamara kuyiringaniza neza, hanyuma ugafata icyuma ugakata. Nko mu gihe uri kwihuta uhita ufata icyuma ugakataho iriya mitwe. Ushobora kuyiteka imeze kuriya udaciyeho turiya turizo turi kubona hepfo, ukayiteka imeze kuriya nta kibazo, nabyo birakorwa. Ushobora kuyiteka imeze kuriya. N'iyi yindi twakoze mbere nayo wayiteka imeze kuriya, ariko iyi ngiyi nayo uyica imitwe gusa ukayireka ukayiteka imeze kuriya. Urabona ko imeze neza. Wahitamo uko uzajya uyikora, ubundi ukagumya ukayicuma ugenda ushyira mu kantu. Urabona ko turi kuyicuma neza tugenda dushyira mu kantu. Warangiza ugafata amazi ugashyira mu isafuriya, wamara gushyira amazi mu isafuriya ugacana akabira. Iyo amaze kubira, urabona ko hano amazi yacu arabize. Igisigaye ni ugufata ya miteja yacu twogeje neza tukayirambikamo hariya, tukayirambika mu mazi, tugakora ibyo bita blanching. Ni gutya bakora blanching. Urayifata tukayirambika mu mazi gusa atarimo ikindi kintu, nta kindi kintu hariya ushyiramo, ushyira mu mazi gusa kugira ngo imiteja yacu ize kugumana ibara ry'icyatsi, nta bindi bintu ushyiramo. Uramutse usizemo vinegere cyangwa indimu bishobora guhita bihinduka ryaba rukaribura, ariko hano turashyira mu mazi gusa imiteja yacu, tugende ducunga ibara. Shyira mu mazi ukagenda ucunga, urabona ko ibara riri kugenda rihinduka riba icyatsi kibisi gikeye. Uragenda ugaragura kuriya ucunga neza. Impamvu turi kugaragura ni ukugira ngo iyo hasi itaza gushya ikarenga, ugenda unyuzamo agasipatira uvumbura n'iyo hasi ikazamuka, kugira ngo iyo hasi idashya, iyo hejuru tutabibonye ikaza guta ibara. Urabona ko hano itangiye gushya, itangiye gufata rya bara ry'icyatsi. Ntabwo turi butegereze ko ishya, mwibuke ko ari ukuburanshinga. Kuburanshinga ni ugufata ikintu ukagishyira mu mazi ari kubira umwanya muto, kugira ngo ibara riguma ari rya rindi. Hanyuma kuyiteka, uyiteka nyine mu buryo bukurikiyeho busanzwe tuzagenda tubibona. Urabona ko hano imaze kumera neza, rya bara rimeze neza. Urabona ko hano rwose isa neza. Igikurikiraho ni ukuyikura mu mazi ashyushye. Urafata koranda n'akaboro ko kudureyiningiramo, uyisukemo hariya, uyitandukanye n'amazi ashyushye. Ahangaha turanye n'amazi ashyushye, sukemo hariya neza. Urabona ko isa neza, ntabwo yahinduye ibara, iracyafite ibara riri green cyangwa se ibara ry'icyatsi. Ugenda ucungacunga uko ugenda uyiburanshinga, hanyuma nurangiza
ufungurireho amazi akonje. Urabona dufunguriyeho amazi akonje ari gutemba kuri robine kugira ngo tuyihoze vuba vuba itagumya gushya. Iyo utayihojeje iguma gushya ikaza guta ibara, kandi dushaka ko ibara riguma ari rya rindi. Niyo mpamvu rero ugomba guhita uyihoza n'amazi akonje. Ushobora kugumya kuyihoza n'amazi akonje gutya ukayireka ikahora kugeza ihoze, cyangwa se wabona biri kugutinza, hari ubundi buryo ngiye kubereka. Ubonye biri kugutinza, ufata ice cyangwa se barafu ukazishyira mu kintu, wamara kuzishyira mu kintu, ya barafu ukayisukamo amazi, none ugafata ya miteja yawe wamaze gutandukanya n'amazi ashyushye ukayisukamo hariya muri barafu irimo amazi. Urabona ko uyisuka muri barafu irimo amazi kugira ngo uyihoze vuba vuba. Ntabwo tuba dushaka kwishya. Hari ibyo bita carryover cooking. Carryover cooking ni ikintu wakuye ku muriro ku kigero washakaga, ariko kubera ko wagiteretse hasi cyifitemo ubushyuhe kiguma gushya. Hano tuba twirinda ko bigira over cooking bikaza guhindura ibara. Hariya duhise tuyihoza diregite, ririya bara ntago riri buze gutakara kubera ko duhise tufata imiteja yacu tukayihoza mu mazi arimo barafu akonje. Urabibona? Ujye ubikora gutya, nurangiza imiteja yawe rwose uyikore gutya, izagumana ibara ryayo ntizigere ita ibara. Uzajya uyiteka ifite ibara ryayo ryiza, imeze neza, nta kibazo iguteje, itaguteje abantu. Urabona ko ni green, ifite ibara ry'icyatsi. Ubundi iyo urangije urayifata ukayivana mu mazi. Hano tuyivanye muri ariya mazi arimo barafu. Urabona ko isa neza, rya bara ryayo rimeze neza, riri green. Ubundi wamara kuyivana muri ariya mazi ukayishyira mu dukontenazi ukayibika. Ushobora kuyibika muri firigo aho itagomba kurenza iminsi 3 iri muri firigo. Hanyuma iyo ubona izarenza iminsi 3 uyishyira muri firiza, ariko ukagenda uyishyira mu tuntu aho uzajya ugenda ufata kamwe ugateka karangira, kuko twabonye ko bibujijwe kudekonjera ikintu cyangwa se kugikoraho barafu ukazongera kugisubiza muri firiza. Ugenda ushyira mu tuntu tw'uduposhoni ku buryo kamwe ukavanamo ukakadekonjera uhita ugateka kagashira. Ntabwo ibintu byavuye muri firiza byongera gusubiramo. Ushobora gukoresha n'amashashi yabugenewe ya plastique ugashyiramo ibintu byawe neza, wamara kubishyiramo neza ukabishyira muri firigo, mu gihe muri firigo bishobora kumaramo iminsi 3. Hanyuma iyo birarenga iminsi 3 ubishyira muri freezer. Warangiza ugasiringa neza cyangwa se ugafunga neza. Aka ni agaposhoni kamwe. Hanyuma urakomeza ugakora n'utundi duposhoni. Urakomeza ugakora utundi duposhoni. Waba ufite utuntu twa plastique ugashyiramo, waba ufite aya mashashi yabugenewe nayo ugashyiramo. Urafata kandi gashashi ubikore gutyo, ugenda ushyiramo ibindi kugeza ya miteja wa branshinze irangiye. Ubundi ugenda uyivana muri firigo cyangwa se uyivana muri firiza ugiye kuyita uyiteka. Ugiye guhita uyiteka. Uramutse ubitse imiteja muri firiza utayitogosheje cyangwa se utayibranshinze, ihita ipfa igahindura ibara, ariko kubera ko twamanje kuyitogosa, ibyo bita kuburanshinga, nta kizaba, izagumana ibara ryayo. Ahangaha izagumana ibara ryayo. Upfa kuba wayibitse mu kintu kiyifunga neza ku buryo nta ogisijene yinjiramo. Ubundi ugashyira muri firigo cyangwa se muri firiza bitewe n'igihe ushaka ko bimaramo. Aha turayifata tuyishyire mu gakontena kamwe, hanyuma niturangiza tuyibike neza muri firigo, mu gihe turayikoresha mu gihe kitarenze iminsi 3. Kuko irengeje iminsi 3 muri firigo
ishobora gupfa ikazana impumuro mbi ikagaga. Murakoze cyane kuba mukurikira Hospitality TV Rwanda, turabashimiye cyane, mukore subscribe ndetse munasharinga amavideo. Ciao ciao.